Ngaho murakomeye, uyu munsi turi tariki 14 z'ukwezi kwa kane 2025, turi ku nshuro ya 31 turi kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994. Twibuke twiyubaka kandi ababuze ababo mukomeze kugira umutima ni ukuri ukomeye, mukomere kandi mwongere mukomere kandi mukomeze n'abandi. Uyu munsi rero nifuje kubabwira kuri uyu mumama cyangwa se ku mubyeyi witwa Scovia, ku byo yatangaje kuri Moses. Akimara kubona ibintu Moses yatangaje ku rubuga rwe cyangwa se ku rukuta rwe, nawe hari ibyo yavuze. Uyu mubyeyi ni umwe mu bantu benshi bamukurikira, nanjye ndimo, nanjye nkunda gukurikira Mutesi Scovia bitewe n'uko rwose ni umwe mu bantu bafite mu mutwe hafungutse pe, mbona bafite ibitekerezo byagutse kandi mba numva nshimishwa no kumukurikira. Hari bimwe mu bintu yavuze rero yatangaje, ndavuga nti rwose aka kantu nanjye niko ndagashyigikiye, aka kantu yavuze Scovia nako numvisha ari ibintu bibyibushye pe yavuze. Murabizi ko uyu Moses yanditse ku rukuta rwe avugamo amagambo akomeye, avugamo ko yanga perezida wacu Kagame, avuga ko yakuze amwanga, yanga n'inkotanyi. Ibyo ni ibintu yanditse ko aricyo kintu cya mbere. Icya kabiri avuga ko ikintu noneho ambangira, avuga ko afite imyaka 6 yagiye kureba papa we muri gereza, bakanga ko ahura na papa we kandi ngo bakanamukubita areba. Uretse ko ibyo ngibyo nta nubwo byakagombye gutuma yanga perezida, kuko si we yabonye amukubita, ntabwo ari we wamukubise icyo gihe, kandi nta nubwo sinzi impamvu yishyizemo ko ari inkotanyi icyo gihe zamukubise. Icya gatatu ntabwo nzi nimba abantu bagiye bafungwa n'ibyaha byabo n'abagiye babashinja cyangwa se babakeka, ntabwo wavuga ngo ni inkotanyi zagiye zibafunga, oya. Noneho Moses avuga yuko bamufunze kandi ngo bamusatse urumogi bakamufunga. By'ukuri yaranaburanye rwose, ni ibintu byanyuze mu itangazamakuru. Moses yaraburanye icyo gihe, aburana ibintu bikomeye, anasaba n'imbabazi rwose, arira cyane. Ni ibintu byabaye ku mugaragaro abantu bose babireba, ariko murumva ko nabyo yarabizinditse muri we. Arongera avuga ko yababajwe cyane ndetse ararira kubera ko bari bamubwiye ko agomba kwambika umuryango wa First Family, umuryango wa nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ararira kandi ibyo ni ibintu byari bikwiye kumuha ishema. Rero Scovia yavuze amagambo akomeye kuri Moses kandi n'abanyarwanda twese tugomba kuyumva ndetse tukayaha agaciro. Yaravuze ati, yavuze ku bintu inkotanyi zakoze bikomeye. Icya mbere yaravuze ati, inkotanyi zikimara kubohora u Rwanda cyangwa zikimara gufata igihugu, ikintu cya mbere zakoze, zafashe abari batsinzwe ndetse n'abatsinze bose zirabavanga, nta kindi kintu zirebeyeho. Kandi koko nibyo. Kandi icya kabiri, mu gisirikare iyo bagiye gushyira abantu mu gisirikare, ntabwo bareba ngo aba ni ubu bwoko, aba ni ubu bwoko, abantu bose bahabwa amahirwe angana mu gisirikare rwose cy'inkotanyi. Ibyo ni ibintu twese tuzi. Icya kabiri, batanze amahirwe angana muri serivisi zose ku bantu bishe n'abiciwe, bose bahabwa amahirwe angana. Nibyo, nta muntu wajyaga mu ishuri ngo ni uko ari umwana w'uwishe ngo bamukuremo, nta wagiye mu ishuri ngo ni uko ari umwana w'uwiciwe ngo bamukuremo. Barasangiraga ku meza amwe kandi n'ubu niko bimeze. Ni amahirwe rero, ni ibintu bidasanzwe. Ikindi wenda Scovia nakongereraho, usanga rwose abantu bose mu Rwanda, nimba bamwe bagiye kudepoza ku kazi runaka, bose bahabwa amahirwe angana. Ntabwo bareba ngo uyu waje kudepoza ngo ni ubu bwoko, ni ubu bwoko, oya.
mudepoza diporome zanyu, mugakora ikizamini, mugahabwa amahirwe angana. Mu ishuri ntabwo mwarimu yigisha bamwe ngo abandi abareke, oya, ayigisha bose, nta nubwo areba ngo uyu n'uyu, ngo uyu n'uyu, cyangwa se ngo uyu ni uwavutse muri ubu bwoko. Ibyo rero Moses yitwaza agashaka kuvangura abantu, kandi azi ko nawe yahawe ayo mahirwe, azi ko yavutse mu muryango, niwe ubwe yarivugiye ngo se wabo yarishe, ariko papa we yabaye umurinzi w'igihango, yarakijije abantu. Nibyo pe, papa wa Moses inkiko gacaca zaramurenganuye, ntiyakomeza gufungwa, ariko ise wabo yarishe. Ni ukuvuga ngo Moses aturuka mu muryango w'abantu bishe, ariko nawe yahawe ayo mahirwe yo kwiga, yarize ararangiza, ndetse ahabwa n'amahirwe yo kwambika abantu bakomeye bo mu gihugu. Umuntu nka perezida yemera kwambara umwenda wa Moses nta kintu arebyeho, atarebye ko aturuka mu muryango w'abantu bahemutse, muri bamwe bahekuye igihugu. Ibyo ngibyo ntabwo perezida yigeze abirebaho, ariko Moses we aracyafite urwango rungana gutyo. Noneho ikindi Scovia yavuze ko abantu basabwe rwose, abantu bacitse ku icumu rya jenoside basabwe ikintu gikomeye basabwe, nashatse no ko tuvugaho cyane, ni ikintu cyitwa kubabarira. Kubabarira ntabwo ari ibintu byoroshye muvandi. Kubabarira umuntu wakwiciye, ukaba nta muryango n'umwe ufite, nta mwana, nta mugabo, nta bavandimwe, nta nshuti, nta baturanyi, abantu bose bakaba barabishe ubareba, ntabwo ari ibintu byoroshye kubabarira. Kuba rero abantu barasabwe kubabarira ndetse bakabana n'ababiciye, bakabana n'ababahemukiye, ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu buri wese apfa gukora ngo abishobore. Wenyine rwose no kubabarira umuntu wakwibye akantu gatoya birakunanira wowe mvuze wowe, ntabwo ndebye uwo ari we, ariko kubabarira ntabwo ari ikintu gikorwa n'umuntu wese. Tekereza umuntu wiciwe agahemukirwa, ukuntu bamusaba kubabarira kandi akabikora, kandi akabana n'umuntu azi ko yamwiciye, yamuhemukiye. Ni ibintu bikomeye. Uwo ni umuti ukomeye, cyangwa se ni umuti ushaririye abantu bacitse ku icumu banyweye, udashobora kunywebwa n'umuntu uwo ari we wese. Icyo ni ikintu Scovia yavuze, kandi numvisha ari ikintu gikomeye. Kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, icyo ni ikintu gikomeye inkotanyi zakozwe, kitari gukorwa n'umuntu uwo ari we wese. Kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, inkotanyi zubatse ubumwe bw'abanyarwanda, zavuye ibikomere by'abantu benshi. Hari ikintu Scovia yavuze gikomeye, aravuga ngo gusa iyo muganga avura havamo abapfa n'abakira. Birumvikana nyine ntabwo abantu bose bahita bakirira rimwe, haracyarimo ba bandi nyine bacyumva ko hari ibintu byagombaga gukorwa, hari ibitarakorwa, bacyumva ko bagifite umutima mubi, batumva ko ubumwe bw'abanyarwanda butabaho. Nyine ibintu byose birumvikana, igikorwa cyiza cyose ntabwo kibura abantu babi bakirwanya. Ariko Mutesi mu by'ukuri Scovia rwose bravo, hari ibintu byinshi uba wavuze kandi bifitiye akamaro abantu mbese abanyarwanda muri rusange, cyangwa se isi yose. Yakomeje rero abivuga, aravuga ati abarokotse jenoside yakorewe abatutsi basabwe ikintu kigoye rwose, ikintu cyitwa kubabarira, ubumwe n'ubwiyunge. Ibyo ni ibintu utapfa gusaba umuntu ngo apfe kubibona gutyo gusa, oya, ntabwo ari ibintu byari byoroshye, ariko inkotanyi zirabikora kandi zibigeraho. Nicyo kintu yavuze. Ubwo rero nubwo rwose Moses ari mu Bufaransa atari mu Rwanda, ariko yakagombye kumenya ko yonse amashereka yo mu Rwanda, yarihiwe kuri buruse y'abanyarwanda, yize ku bw'abanyarwanda, igihugu cy'u Rwanda yakibayemo igihe rwose. Moses
ubwo Scovia yakomeje amubwira ati Moses wakagombye kumenya ko uri umunyarwanda, ntiwishinga abantu bagushuka ukabareka. Yamubwiye ati abantu bagushuka bareke, wikwishinga izo nyangarwanda ziri mu Bufaransa, ahubwo wowe uze wubake igihugu cy'u Rwanda, ubane n'abanyarwanda rwose, uve muri abo bantu bagushuka, kuko abo ngabo bose ni abanzi b'u Rwanda. Yashoje rero amubwira ati ngwino usabe imbabazi abanyarwanda, usabe na perezida wacu w'igihugu imbabazi rwose, kuko wakomerekeje abanyarwanda, kandi koko nibyo pe, abanyarwanda bose barakomeretse muri rusange.